ukatara kubwiye so burya hari abana batazi base. Iki kintu rero ababyeyi b'abanyarwanda barakigira. Wanagerageza kumusobanuza ngo reka cyumvaho ntukanyibutse so yo mwibutse ngo numva ntashake kugira ngo mukivugeho. Kumbi ntazi karima kuzirikira he kugira ngo ubone uko wibohorana n'izo broad line. Ariko zo kumva deja ntashaka kumuvuga ariko mu mubiri wawe ugendana amaraso yaso ngo kubanza ku breaking izo cases. Nduyu nduku neshwa nibi ngiri kunuku kandi ibi ni ibingibi mama yambye umwana wa kane nabashatse abagaba naba nanjye ndumva ari ukunuku nibi narahishwe dore ndahigomeza burya koko nukundi. Yego ko maze kubyumva ndakora iki ko nanzwe ndi muto nkangwa nderwa nuwo nshatse dukundanye nawe akampindura bigenze gutsimbigenze nte sinkora iki gintu ngo ina ubwawe uhita wigenzura warangiza wowe ubwawe ku giti cyawe ukimenya ngo niki nakora kugira ngo mpindure bino bintu. Ubumwe bw'Abera Ministries amavuta kandagira amateka ubuzima bugahinduka mwiyerekwa ry'umushumba Reverend Ntambabazi Jean Baptiste ubwo yasengaga Imana yamuhishuriye abantu benshi batsikamiwe n'amateka mabi. Imana yamubwira ngo genda ubasuke amavuta ubuzima buhinduke nabo bahindura ubw'abandi. Ubumwe bw'Abera Ministries ntabwo ari idini nta nubwo ari n'itorero n'umuryango wakira buri muntu wese akabohoka. Buri muntu wese mu itorero abohejejwe muri byo. Ubumwe bw'Abera Ministries amavuta akangira amateka ubuzima bugahinduka. Hano ni ku Bumwe bw'Abera Ministries amavuta akandagira amateka ubuzima bugahinduka. Mazina yanjye ni Jerry nkuko bisanzwe. Ndi kumwe na Reverend Ntambabazi Jean Baptiste tubana mu ibi biganiro bitandukanye bigamije ihishurirwa ibintu byinshi abantu batamenya mu mugambi w'Imana. Tumaze iminsi tuvuga ku nzozi ku byifuzo by'abakunzi bacu nyine kuko baba babyifuje kurushaho tukabiganiraho. Uyu munsi rero ndagira ngo turebere hamwe uburyo ni ibintu maze iminsi nibaza n'abandi babyibaza kuko hari ikiganiro twigeze kuganiraho ariko benshi bagenda bavuga bati se ni gute nimba karande zibaho ubundi karande ni iki zirangwa ni iki umuntu ufite karande abimenya ate. Twaje kubona ko habaho karande mbi hakabaho na karande nziza. Noneho kuri izi karande ubundi karande ni iki pastor? Hanyuma muri ni igiki twakora kugira ngo twitandukanye n'izi karande zo mu miryango? Ndakwakiriye cyane. Mana data wa twese uhoraho nta muntu wasobanura ibyaye ngo bishobora utamuhaye ubwenge n'uburyo nta n'uwabishobora utamuhaye ubushobozi. Nyemerera kano kanya ubane nanjye kandi ungirire neza data unyereke muri byose kandi ufashe umugaragu wawe mwami turi mu kiganiro ubane natwe muri iyi minsi itoroheye byinshi ducamo tunyuramo binaremereye ariko data reka twizere kuri Imana iri mu ruhande rwacu. Urakoze cyane Imana natwe mu gihe dufashe turinde kuko Yesu Kristo umwami wacu amen. Yesu aguho umugisha. Yego karande. Ubundi karande ni iki? Nkuko nagiye mbisobanura Bibiliya igenda bigaragaza mu buryo bumwe na bundi. Hariho karande ni imico n'imigenzo umuryango uba waraciyemo. Noneho rero bikagaragara ko it's a behavior cyangwa se uburyo runaka kuri karande nziza cyangwa se bikaba ari impamvu y'umurongo byabaye ku muryango kandi ugasanga ni situation cyangwa uburyo bumwe biba ku muri uwo muryango nkuko nagiye mbigaragaza cyane. So rero general cases cyangwa se family cases bishobora kuba iri physical igaragara nk'urugero bavukana ubumuga indwara n'ibiki byose bimwe bihoraho. Hakaba n'indi ituruka mu bazatruma bakasanga abantu bagiye abangamirwa. Rero muri rusange ubundi nubwo ibisa nkaho igaragara ariko usanga kenshi ariyo ica ishobora gufata abana kongera kubana ariko by'ukuri bikaba ari karande yakomotse mu byaha bya ba data kuko bakoreye bigirwamana ntibasenga Imana ntubaha Imana. Ngira ngo mu biganiro byose twari biganiro ko ari uburyo bakumurikira barya abantu. So niyo rero iyo ntuzi ya karande ishobora kuba ari impamvu iva mu muryango cyangwa se urugero runaka nubwo siyansi idashobora kubigaragaza neza ariko akenshi bikunze kuba binyura muri DNA ntabwo
cyangwa ADN bica mu maraso, bloodline yego bica mu ruhererekane rw'amaraso rw'umuryango. ko hari uko bavuga ngo ni hereditere, ngo umuryango wawe wabo ngo urwara amaso, kandi koko ugasanga abantu bose bambara amarinete, abandi ngo barwara ibifu, abandi ngo ntibubaka, abandi barapfakara, abandi baradivorusa, abandi ubukene burabokama. Hari abantu pe. Iyi karande rero umuntu ni gute yakwitandukanya n'iyo bloodline? Tuyite ko ari family yo ngiyo nyine. Yego. So no kuvuga ngo iyo tumaze kureba ahangaha tugomba kwitegereza bino bintu. Akenshi usanga byarahise bica ku babyeyi bacu bapfuye, papa bapfuye bakera, n'abandi benshi ugasanga igenda yidevelopa bitewe na environment duciyemo cyangwa aho tugomba kuba. Tujye tumenya ko icyo twita karande ijya yihinduranya. Ni ukuvuga yo igira imbaraga bitewe na environment wakuriyemo. Ikasinzira ariko ikihisha. Ariko ikabitihishe kubera ko yakwihishe, ahubwo nuko aho wakuriye naho warerewe habonye icyitsi kamera, ariko si uko yavuye muri wowe. Niza kugera muri environment yifavoriza irahita itunguka cyane rwose, cyane cyane bitari indwara n'ibindi bintu. Ibindi bintu bitoya. So rero icyo gihe ariko favoriza twari tuvuze kireka ibintu by'ibyaha birimo gusinda, gusambana cyose biragenda ushaka kuryamirwa kuri iyo mpamvu. Ariko uburwayi bwo nta kindi wakora ngo uburyamire uko byamera kose, aho waba uri hose kare kiragufata rwose, nta mpamvu yo gutinya aho ngaho. So generation locus bisoba ni uruhererekane runyura mu masezerano runaka bikomeza kubana ku buryo usanga nyine ya DNA aho bigaragara hamwe dushobora gusaba bagira ngo se ngo uri muri Kristo Yesu nta byose bimurimo. Ariko nizera ko twese ko turi hano n'abakristo n'abande buri wese afite DNA ya Yesu. Kabura rivuze afite DNA ya Yesu rwose. Ntago turi bene Aburahamu pe. None se amaraso yatumeneye tukayizera ko adukiza, kugira ngo duhuze n'Imana dukira ibyaha, ariko ntago ukora ko wavukiye ko wa mugabo we yapfiriye. Kandi bya kera biba bishize. Hashira ibyaha ntabwo hashira iby'ingaruka z'ibyo bakoze. Ntabwo wose kiganiro. Ntabwo ukibuka. Mbagira ngo n'utaragikurikiye yongere adufatire aho ngaho tukazamukana. Cyo tuta bloodline n'insuzu musobanura. Nese ubwo niyo kwa Aburahamu. Bibiri tubwira ko mu bakono tumeze nk'umunzenze y'umungurukizo bateye kurerayo. Abanyamahanga n'ingurukizo. Nese niba Yesu yarabwiye bari bati mufite so karande ati so ni wanyu ni Satani, kandi abwira Abisirayeli umvye ibintu bigara uvuga ngo icyo gihe biba bigaragaza neza ko ari ingaruka zimwe zikomoka muri wa muryango zikaza kwigaragaza no kwimanifesta mu bantu biciye muri za DNA. Tuzi ku babyeyi bawe n'abandi bantu. Environment rero rimwe na rimwe environment wasobanuraga hari aho umuntu aba naharerewe bishobora gutsikamira wa muvumo na za karande. Ariko bitavuze ngo byavuye muri wa muntu ku buryo naza kugera ahantu bishobora kuyifavoriza hiti zamu ikaza kugera hejuru kandi kaza kugira ngo rero dutangire kuvuga ngo ese ni gute umuntu wa breakinga iyo family curses, ni gute wa breakinga iyo karande, cyo bita les iniquités. Naho ngaho nyine dushaka kumva ni kwiti ni gute wayi breakinga, ni gute wayisenya, ni gute wayivanaho. Ikintu cya mbere kugira ngo tubashe kumenya n'ibigomba kuvaho cyane, hari ibintu tugomba kubanza kureba kimwe the common, zimwe muri zo ugomba kubasha kumva izo arizo, kuko buriya izi za generation curses cyangwa family curses, family limitations. Ikintu cya mbere uzasanga aho kubaho mu buzima bwa violence, kubaho umuntu sinzi agira ikintu cyo guhohoterwa mu buzima, kabona uruhohoterwa bivahe, kasanga undi yarahohotewe, kabona uhora uri victim y'ibintu bivahe. Si cyo warukize burya ntabyo narinzi kuba uri victim kabisa. Akantu kose ukagira ngo ukagira umeze nk'umuhanda nta kikunyuraho, byose biragufata. Victim wananyura ahantu witambukira ati niwe wamwishe nibigeze ubikora, ugasanga uba ahantu ati telefone buri yarayihagurukanye. N'ibintu biba byinshi cyane twavuga, ni byinshi
ni byinshi nta mwanya nabibonera kubona violence cyambere kubaho mu buzima uri victim buri gihe yego bavuga ati ikintu kibwe bati mushakire kwa runaka ari wowe uza mbere kandi nta no mu kubaho kwawe ntabwo wigeze bati murebe iki niki ati bura wasanga ari kanaka kandi nta mateka yabyo nta n'amakuru ufite nta n'ikintu ntuzi n'ibyabaye wanyura mu rugo bati dore ngo warahise waca hano ngo be ukabona buri gihe uba uri mu buzima bwa insecurity kubera iki abantu muri kubana barimo baraguhiga ko ni ya mivumo yatangiye kugenda ikugeraho urimo urabyumva yego ikindi ubukene utumva impamvu yabwo biva hehe buva hehe kuba nta babyeyi ufite hari ukuba barapfuye hari no kuba inyoka atarakubwiye so burya hari abana batazi basi iki kintu rero ababyeyi b'abanyarwanda barakigira wanagerageza kumusobanuza ngo reka cyumvaho ntukanyibutse so iyo mwibutse ngo numva ntashake kugira ngo mukivugeho kumbi ntazi ko arimo akuzirikira hehe kugira ngo ubone uko wibohorana n'izo borderline ariko uzo kumva deja ntashaka kumuvuga ariko mu mubiri wawe ugendana amaraso ya so ariko mama ntashaka kugira gute kukubwira na papa wakubyaye agushyize mu rugo ukuze uzi ko uwo muri urwo rugo ukuze uzi ko nyoko ari uwo nguwo uhari wazagira ubwenge ugasanga ni mukaso baturanye bakubwira ati nyamara nturuwa muri rugo barakwadobuse kandi barabiguhishe icyo kintu gikomeretsa umuntu umutima kuko yagombye ko arabimenye mbere akabimenya akuze agatangira akajya gushakisha ati namenye ko utari papa namenye ko utari mama murimwe murambeshye mwonyereke mama wanjye ayiwe iki kintu kirakomeye ibyo rero nibyo tumutanga muri urwo rugero ndagira ngo ibintu use nk'ubikurikira nk'uko nifuza kubimenya ntabwo mbivuga byose nta mwanya nabona ngira ngo abadukurikiye ibaze kuba uzi mu rugo uzi ko ngo ari nyoko uzi ko ari so uzi kuvuka muri urwo rugo none hari n'igihe banabikora bakwita umwana wabo ariko bacunga imitungo y'iwanyu bakayibyaza umusaruro bakanayiyandikaho ikibazo cy'imitungo iyo kijemo rero hahita hazamo n'ibindi bintu byinshi n'ibyo rero ni ya kasi byinshi uhishwa so ukahabwa utariwe ukita umudadi baze kwita umudadi imyaka 10 ukamenya ko atari so munyereke iwacu bamugutsindira kandi nabazi neza ko atari byo ikindi kintu gutinda mu busore no gutinda mu bukumi kasi yani danje uzasanga abanyogosenge batarashyingiwe banyoko wanyu byaranze byarakomeye umuntu akagenda gatinda iyo ngiyo kandi aho munkurikire neza ntabwo ahatinze kuko abishaka ahubwo ni ya karande iri nk'imwirukankaho akaba ariyo yerekera yego gutakaza akazi hagati na hagati byari bigeze aho biryoshye bakakwirukana wari ufite imishinga akwirukana waba ugiye kwiyasi ndanuka hanyuma iyo gahagaze batakwirukanye kandi n'ubundi kandi kanahagarara na kontara bakayisesa nta kintu wakoze ariko kugira ngo n'ubundi bwa bukene budashira bukugumeho ubura ukemura ibibazo bati abo dukeneye afite diplome na permis burasigaye kandi warayibuze mwana yanjye harimo za divorce harimo kuryamana kw'abavukana cyo bita incest urakibona kabona umwa byararyamanye na mushiki bigasanga bigiye bizamuka byose nzi byabaye nk'umuco aho barafite ikibazo nyine gusenga ibishushanyo
gutakaza amafaranga, ibintu by'inzoga, gusinda, ibintu bikomeye cyane bizamura ubwo buzima mu muryango. Nimwe ko tumwe kubihokaho cyane cyane. Urumva neza? Yego. No gusenga ibishushanyo bikomeye, ibintu by'amagambo biza ku bantu, guhora mu gahinda gashiraho, abandi bakiyahura, uburozi, ibintu byo kwibagirana. Hagira ukwibuka. N'amahirwe abonye akakwibuka byararangiye ngo yoze ko disi nashatse kugutekereza. Urakoze. None hari n'igihe banakwibagirwa ufite n'akantu nimero ntibanashaka no kuyimenya kubona uzi sibanga ugeze kumbwira ati genda babaye ni gute bakoze ubukwe ntibambwira urashaka ko bakwibagirwa byo byenze bite byose bikagenda bizamuka ro akazamo n'indwara zikomeye gutakara ubunebwe uburakari intambara nyinshi cyane ibyo byose ni imwe mu bimenyetso byerekana ko ari icyo bita umufumo w'umuryango n'akarande bigukurikira kandi ugomba kubikemura icyanya mwe ngo byakemuka bite byakemuka cyambere bikemukira muri wowe aya magambo maze kuyumva gute cyo bita inner behavior ntago byumva muri wowe nyine muri wowe imbere ubwo ni cyagihe umaze kwisobanukira wawe turabivuza arabyumva n'ibindi bisa nabyo kandi ikimenyetso cya mbere nuko uza kurako ibikuriho ntabwo ari wowe wenyine noneho ukahita uvuga ibintu ubwo bimbayeho reka nigenzure jewe ngo kubanza ku breaking izo cases nduyu nduku neshwa nibi ngiri kunuku kandi ibi ni ibingibi mama yambye umwana wa kane nabashatse abagaba naba nanjye ndumva ari ukunuku n'ibintu narahishwe dore ndahigomeza burya koko nukundi yego ko maze kubyumva ndakora iki ko nanzwe ndi muto nkangwa nderwa nuwo nshatse dukundanye nawe akampindura bigenze gutsimbigenze ntinkora icyo gihe nuba ngo ina ubwawe uhita wigenzura warangiza wowe ubwawe ku giti cyawe ukimenya ngo niki nakora kugira ngo mpindure bino bintu uko buriya biravuze ngo ubwoko bwanjye bupfuye kutagira ubwenge byonyine kumenya ibi bintu umuntu aba akubwiye uravuga se burya nuko bimera so iyo umaze kwigenzura muri wowe icyambere umaze kwigenzura ubasha kwitsinda ubwawe amakuru meza nakire nuko arimo no kwitsuka Imana ishimwe Imana ihabwe icyubahiro ndibwira ko naho ikiganiro gishobora kuba kigiye kuba cyiza naho gatwegeka ari kabuze that's good ibintu byose Imana igomba kubikora mu buryo bwayo bwiza kandi Imana igikora ikintu yego ubwo yaza kuba ari karande nyine irandaranza ariko burya hari Imana igikora kamvuge ngo thank you Lord Imana ishimwe kiganiro ko twavuze kare ngo Mana vugana nanjye speak to me Lord speak to me Lord yes speak to me Lord bundi abantu bavuga ibintu byiza ati yes Mana vugana nanjye urumva rero ibi bintu tuvuze iyo maze kwimenya no kwisobanukirwa umenya ngo abavandimwe banjye baguye ese je ntegerwa he ese jewe mpigirwa he ese jewe nakora iki n'uruhe rwego nkwiye guhagararamo nicyo bita wowe ubwawe kwimenya warangiza ukikontorora ndashaka uze kumpugukira unyumve yego tugeze mu ikoni rigoye ndakumva cyane kwimenya ukikontorora yego twagiye kwimenya ukikontorora impamvu nagira ngo barize bano bantu cyangwa babyumve yego iyo wimenye neza umenya ngo ngwahe ndwana n'iki ndinde ese abambanjirije baguye kabiri konzi ibintu bindwanya nkabanzi n'ibinyirukankana nkabanzi ko iwacu bapfa bakodesha nkabanzi ko iwacu nta muntu ugera kuri iki ngiki ese utu dufaranga mbonye kuki ntahita nkatikarande ngiye nkubaka inzu yanjye urye kuryoshya gusa kabiri ese ko iwacu nta muntu n'umwe ujya ukora ubukwe ngo ashyingirwe ajye ku murenge murebe harya ubundi ngewe ndakora iki hasi nta mukobwa uzasura mu rugo nta muntu tuzavugana fiance wanjye tugomba kujya mu rukiko tukajya mu rusengero karande yo kudashyingirwa nkayisenya ubwo harimo no gufata ibyemezo nicyo nakubwiraga nyine si ukwikontorora wese
kabiri ukagira ibyo uhakanira ukagira ibyo Cyane wemeza ku- ukagira n'ibyo wangira kuko wowe wamaze kumenya icyo urwana nacyo kuko karande iyo yabaye fizike nawe ugomba gukora uri fizike urumva niba iwanyu ntawe ugomba gushyingirwa niba iwanyu nta wiga ugomba guca karande yo kugira gute yo kutiga ukiga ukayaminuza byo nubura akazi ntuzarenganye karande kuko iwanyu nta n'uwize ngo akabure ahubwo gashake wowe noneho burekingi icyo kirere siyayugene urimo uranyumva nibura uko barwanya ntabwo turagira mu buryo bw'umwuka turimo turakubwira uko amaso abireba niba uzi ko akayuga kagukurura jya ugenda unywera ahantu hataba inzoga ko niguhumurira uzashyigombwa ubu ya buryo yatangiye kuyigura no kuyinywa buryo uranywa ariko buriya hari igitangaza kiba kirimo kuko uzi ko iwanyu byabatwaye urimo urabyumva niba uzi neza ko haba icyaha cy'ubusambanyi kidashira kandi gikururuka shakisha ukuntu uvuga uti no ibi ndabyanze reka ngire gutya niba uzi ko ntawe ushaka atabyaye irinde kubyara ku ruhande uzabyare ku mugaragaro nuko umuntu asanye ibyo bintu biba ari byiza rwose ariko ni ibyemezo turi kwikontorora muri wowe ibyemezo bikarishye nta n'umuntu utinya ahubwo avuga uti ngomba kubikora kimwe uracyumva neza niba iwanyu ntawe ugira perimi witsindwa ngo urekeraho shaka mpaka yishyize mu kiganza cyawe urayifasha kandi uvuga ko urayifasha yego habamo kudacika intege gufata ibyemezo kudacika kuko uriyizi uzi n'ibyo urwana nabyo kandi ikindi cya kabiri geri nk'ubwire ufite tageti y'aho ugomba kugera buriya abagore benshi basenye ingo barahari n'abagabo bajya muri divorce burya ntugire ngo ntibahari ariko kuki hari uwanga kujya muri divorce akavuga ati nzarwubaka uko bicaho byagaciye akihambira kwihanganira ibimugeragerezamo byose agatuza agafata ingamba zose mpaka urugo akazarusaziramo suka yoyaho urukiko avuga ati sinzigera nshaka umugore wa kabiri sinzashaka umugabo wa kabiri nzihanganira bino bintu ariko hari utabishoboye iyo rero muri karande uvuga ati ninjye wa mbere ari mama nuko kuri wanjye nuko sindarwana n'iki nkunywa amazi akagenda ariko undi ati oya nubona umugabo ari umusambanyi ibaza amakuru nusanga umuryango usambana wirwara intambara urwara intambara ngo wabiretse biri mu maraso kandi ntarabyumva ikindi kosa dukora muri uno buzima ni ugushaka kumvisha umuntu ko ari muri karande watarabyumva icyo gihe wakora iki ubona aba yumva ari ubuzima we ubona uwo mubana we wasobanukiwe we ntarasobanukirwa kandi yumva ari ubuzima icyambere uramwihora ko nawe si we utunze umurwayi ukanamusengera ariko utunze ko ntumusengera yumva ngo mana ngo ndirukanye karande z'umugabo wanjye ntujya bakora ngo bumvishe umuntu ko basenze kinyoma rwana bucece ngo mana ngo amafaranga arato baravuga ngo ndagira ngo senge nababyumve reka ahubwo ntagabira ibintu ari bubyumve kuko uburwayi afite ntibwumva birya bintu ahubwo wiga kubana nawe yego sizuri kunyumva kumva cyane niba uzi ko wigiraho ingeso yo kutabika amafaranga yashyire mu bikorwa ababitse mu bikorwa tukora igikorwa kuzi ko bidakukundira hari umuntu burya amafaranga ajya mu mufuka ukagira ngo ni intozi akumva aramurya akumva yakoramo akumva yagira ka uzabacunga abo bantu bafite izo za karande agura n'ibidateganijwe ushobora no guhaha n'ibintu bidakenewe gusa biza gupfira aho ngaho rero ubu niba kuryaryata rero kora mu nzira ukora ibikorwa ibyo byose ni uburyo ki wamenya imbaraga zikuriho ariko utangiye kuzirwanya muri wowe imbere yego icyo udashoboye rero ugihereza imana ikakigushoboza sibyo jeri ntagire uzagushuka ibintu ushoboye imana ntizabikora ibintu ushoboye imana ntizabikora imana ikora ibyo udashoboye n'ibyo ubona wakora mu mbaraga zawe ntabwo ibikora wakabyikoreye imana iguha imbaraga ikakwereka ukagira umurima ariko ntihaguhingira hari abantu bagira ngo ibyo bashoboye imana izabibakorera wapi imana igukorera ibyo utagize gute
ushoboye ibyo ushoboye ni fondasiyo ibyo udashoboye warangiza ugasenga Imana ugasenya izo karande. Ikintu cya gatatu gikomeye ngira ngo nkivugeho, wirinda kugendera mu byaha bya bene wanyu. Usomye mu itangiriro kugera mperezo ya Bibiliya ngo ntimukagendere mu byaha bya baso, yego, cyangwa mu byaha by'umuryango w'iwanyu. Ugomba guhindura uti icyaha ntacyo ndi bukore. Iyo ugendeye mu byaha iwanyu bagenderagamo, still ubuhamagara za karande n'imivumo ngo bikuze bikugereho, bikomeze bigutondagire cyane. Iyo umaze kubikemura no kubitunganya, ugomba kumenya ko igicaniro cyiza kigirwa n'igitambo kizima. Igicaniro cyiza kigirwa n'igitambo kizima. Uko batambiye Satani, baguze ibyo bagura, bakoze ibyo bakora, nawe jya imbere y'Imana uti Imana nagidura igitambo ndagitanze kizima. Cyambere n'umutima utambye wawe, nukureka bya bindi byose, warangiza ugasenya karande, ubundi ugahamagara abisigiwe ahagusengera kora deliverance, atari gukorakoraho avuga ati ndasenya, ugarangiza ugatangira urugendo ruzima. Ibyari biguteze kurimbuka bikakubura, ukisanga uri umuntu muzima, nuko umuntu ayisenya. Karande we, birashoboka ko wakwitandukanya n'iyi broadline n'izi za karande zo mu muryango zikakuvaho burundu, cyangwa hari ibyo nanone ugomba kwitondera kugira ngo zitazakongera? Nibyo navuze abyitondera, igashibuka kutagendera mu byaha iwanyu bagenderagamo, just to change your behavior, ko ningwame no kwitegereza. Ibyo wabikoze zivuyeho, ariko nurangara ukongera ukaryama. Erega burya karande bimeze nk'simbyite ngo kikarande ni nk'urwiri mu murima, rurasinzira, rurasane ko byose rurabyuka. So ugomba ro kubikubita, ariko njya nemera kuruka ko reka turebe kuwitwa ntuze witwa ya besa bati Imana none ibyago ntibimbabaze, kanyagurira imbago nzagukorera. Urumva neza? Yego. N'umwami wayoboraga yayoboraga hariya i Babuloni, atangiye kuvuga ngo bakora urusengero, yababwiye ati nuko ntanze ibitambo n'umunyu w'ingezi kugira ngo mudusabirege n'abana banjye turame. Yego. Kwa Dariyo bapfaga buri kanya, baramaga baruhari. Karande we, iya nimbi cyane. Ukabona abantu, urabona ntibapfakara ariko barakenyuka, ntibakora divorce ariko barakenyuka, ntibasaza vuba ariko byabaye nta rubyaro bagira, biranze cyane. Ibyo ni inzu ngomba kuzikemura ngo twabonye kwigenzura. Nukuvuga ngo iyo nkuko nagusobanuriraga, ni ukuba wowe bwa mbere wowe kubanza kubimenya, kandi wamara kubimenya ukamenya icyo urwana nacyo na target yawe ukabikora. Kandi ikintu ukwiye kumenya, nubona ikintu kikubaho kisubiraho buri gihe, kandi ukabona nubwo kigarukamo hari n'abandi cyagarutsemo, biriya bintu biba bisobanura iki? Yuko ukwiye gusenya iyo generation curses, cyangwa tuyite nko ari family curses. Ibyo nukushobora gutsinda rero bakagusengera Imana bikavaho burundu. Ariko iyo wongeye kongera kwitwara muri ya mirongo wavuyemo, birongera igashibuka. Karande rongera igashibuka. Yo baba nese bagiye, ariko uragikubita ikavaho arangiza ugahindura. Erega nicyo bita guhindukira. Bundi karande nayitanga ni nka sansinique. Hari umuhanda winjiramo ukawutawusubiramo inyuma. Ariko ikintu kiba kiriho, umeze nk'umuntu uba kuri ku ntambara kuri field, ko n'ubundi bishipota ishaka mbere ko wananiwe, kananyura mu bantu kajya tuganira mbere ho icengera ngo irebe ko dutegura ibiganiro abantu bajya babikurikirana. Ntabwo dutegura ikiganiro kuko ari uwo munsi, twahereye kuri abantu baba kuzengurutse ko twagiye tubiganiraho. Ikabatireka ngaruke kwa mwenge kure ko Yesu yaravuze ngo iyo mudayimoni umwe agiye agasanga inzira kubuye ahamagara barindwi bafite imbaraga, atiye kure wa muntu koko se yaratwiyambuye burundu, cyangwa uwagira gutya yagira gutya, wakora iki yamushobora? Kuko niho yavuze ngo turi ku rugamba kugira Yesu aje kuducungura. Ariko byibura zangaruka bya bintu byagarukagamo buri gihe ntirabigiye. Kandi ni byiza ko umubyeyi ashobora gufunga karande ntizafata abana be yibyariye cyane rwose.
umubyeyi ati genda divorishije nubatse nabi simbishaka ariko Kayicagagure. ntibizanzire ku bana banjye birashoboka kuko wonkeje wabyaye umufiteho bwa bushobozi n'ubutware bwo kuba wagira ibyo ugahita ubihagarika direct kimwe no ufite ubushobozi bwo kumushyiraho ibindi no barabimurundaho hariya nk'uwambwiye ngo yarose nyina mwambika ikanzu kandi ari umugabo mva ngo tayari ikarande zazaga n'ubu afite nagabana wa wundi udafite ababyeyi be kuba bivumbuye akavuga ati stop Satani ndaguhagaritse rero ibyo by'imivumo na karande ni ibintu ni ground cyangwa ni intamba ni ikibuga Satani yisanzuramo arenganya bera b'Imana ashoramo bya bintu twavugaga bidahinduka rimwe na rimwe akanarota zanzozi zimwerekwa kaboshye ari mwirimbi ari kuntu bari bapfa masozi ni byinshi umuntu yasobanura ntiyabona umwanya wabyo ndumva unyemereye niba ntarengereye ntago warengereye ahubwo nagira ngo ngushimire ubwo ahasigaye naho abantu badukurikiye bazabaza ibibazo cyangwa nimba hari ibitekerezo batanga bazatugezaho ndagushimiye cyane merci beaucoup